biteguye ko ari kubaka ibikorwa byabo bishingiye kuri iyi Pi Network. Harimo byinshi byagiye bitekereza ko mu kwezi kwa 9 nyine bizagaragaza byinshi mu bikorwa byabo. Yes, rero muri update nyine ya Dr. Nicolas bagaragaje ko mu byumweru byibuze bibiri bibanza, urumva nuko twateganya ko ari muri ibi byumweru bibiri bigera nko mu matariki 15, iyi system izaba yamaze kuboneka, kandi noneho ikaba ari system izaba igiye gufasha abantu kubona KYC, icyo bise KYC authority. Nukuba yes, birumvikana rero ni igihe cyiza twavuga nanone ku bantu baba pioneer bari batarabona KYC. Twavuga ngo aya nayo ni amakuru meza babongeye duhumuriza, cyane cyane kurumva hari abantu bafite rwose Pi zabo nyinshi ariko banategereje KYC bayibuze, ndetse n'ababonye migration bayibuze. Hari n'abajya batekereza ati kuba Pi zabo zitaba migre nuko tukaba twakwishimira ko nka communauté y'abanyarwanda natwe turi mu ruhando mpuzamahanga mu bantu bamaze kugenda bakurikirana kandi bakamenya byinshi ku makuru mpuzamahanga abagendanye nyine n'ingeri y'ubukungu mu ikoranabuhanga. Aho twavuga ngo uko biri kose biruta mbere ugereranyije n'uko imyaka yashize ya kera abantu batamenyaga amakuru, ariko uyu munsi abantu amakuru barayamenya. Murabizi ko abantu nyine bavuze ngo ikintu cya mbere burya ahantu hose ni ukugira amakuru. Uyu munsi nyine amakuru arasohoka, akaba yasohoka avuga ku kintu runaka kijyanye n'ingeri y'ubukungu, kijyanye n'ingeri y'ikoranabuhanga, cyangwa se tubamo nyine dukurikirana amakuru bya blockchain technology. Uyu munsi ukaba wizeye ko amakuru niba yasohokeye muri Amerika, yasohokeye mu Bwongereza, niba ari mu Barabu, niba ari mu Bahinde, ukarara uyamenye, kuko hari channels nyinshi ziba zishobora gutuma uyamenya, yaba ari za YouTube, yaba ari za Instagram, yaba ari za Telegram, yaba ari Facebook, yaba ari TikTok. Aho hose ku ma social media uba ushobora kugenda uhura n'amakuru y'ibintu byinshi bigezweho kandi byasohotse. Gusa uyu munsi ikihari kigaragara nuko ugeranije n'ibihanyura byinshi, hari ibihanyura nanone kandi bishobora kuba twavuga ngo biri mu murongo w'ibyo twakwita online business scam, ariko nanone twavuga ngo hari n'ibihanyura bishobora kuba ari icyo twavuga ngo online legit business. Legit business rero zo ni business ushobora kuhura nazo ukabona ko ushyize ku munzani w'ibyo zivuga wa risk ushobora guhura nabyo, ukabona nyine wabikompara cyangwa se wabishyira ku munzani. Urugero rurumvikana ahangaha duhereye kuri Pi Network dufite uyu munsi. Murabizi ko imaze imyaka myinshi yubakwa, kandi nyine nayo ni kimwe mu bintu abantu batekereje cyangwa se bashatse kujya bita scam, bitewe nuko ari ikintu cyaje kikamara igihe. Uyu munsi nyine nta mafaranga kiratanga ku buryo abantu babyishimira nk'uko babyifuza cyangwa bituri ku mutima. Ariko nanone twavuga ngo uko biri kose abantu bayimenye bakayinjiramo mbere, ndetse bakayinjiramo twavuga ngo nta bindi biguzi byinshi batanze, kugeza uyu munsi bafite amahirwe menshi yo kuvuga ngo niba barabonye ama KYC Pi zabo zijya ku isoko, bashobora kuzijyanayo bakaba bazikenuza ibibazo byabo. Ariko nanone bikaba atari inama uyu munsi abantu bagirwa, kubera ko igiciro cyazo birumvikana kiba kiri bugufiya, kiri hasi nako, ku buryo uvuze ngo ugiye kugurisha Pi zawe uyu munsi ni nko gufata risk ikomeye n'ubundi nabwo yo guhombya ibyo wenda wari wagezeho, cyangwa se guhombya ibyakugirira umumaro ejo. Murabizi ko igiciro cya Pi uyu munsi gisa nkaho kiri fixe ahantu hasi, aho tuvuga ngo kiri kuri 0, usanga gitrending hagati ya 0.4 na 0.3 byo muri USDT. Aha rero nanone ugasanga umuntu wavuga ngo afashe risk yo gucuruza Pi ziwe cyangwa kuzitanga kuri icyo giciro,
ejo uko byagenda kose yaba afite igihombo. Ariko nanone unagereranya na payi abantu bagiye bahabwa, ukavuga ngo se ufite payi zingana iki zatuma za zindi nkeya tubona sisiteme itanga ushobora kuvuga ngo ugiye kuzishyira ku isoko uyu munsi. Ese uzishyira ku isoko utekereza ejo se iyi payi iramutse ibaye amafaranga afite agaciro kanini, warayigurishije umeze nk'uziterera inyoni, byagenda gute? Aho ntabwo wakwicuza. Murabizi ko ni ikintu kigora abantu benshi gutekereza kugura cyangwa kuinvestinga kuruta ko wakunguka, cyangwa se mu yandi magambo kurekura amafaranga ushaka kugura cyangwa gushora birakomeye cyane kuruta ko wafata amafaranga ushaka. Donc icyoroheye abantu ni ukuba bakwakira, ni ukuvuga ngo kubikuza uko kuvuga ngo warya payi yawe uko yaba ingana kose, urumva byoroheye abantu cyane kuruta ko wanatekereza ukagira igitekerezo cyo kuvuga ngo se uwagura ahubwo izindi payi ejo nkagira payi nyinshi zihagije, ko nta wamenya zagize igiciro kiri hejuru wenda zanyongerera inyungu. Urumva ibyo ngibyo ubwabyo birakomeye, rero birakomeye. Niyo mpamvu byibuze niyo waragize amahirwe yo kubona za zindi nkeya, ibyiza wakomeza ukazirinda ukazigumana. Icyo twabwira abantu badukurikirana kuri hano OTC Group ni uko payi ari umushinga mugari, ni umushinga mugari. Nanjye gukurikirana umunsi ku wundi nkareba ibiwukorerwamo, nkareba uburyo amahanga abapayoniya bo ku rwego mpuzamahanga bacicikana. Uyu munsi ntabwo ubona ko isi ituje, ntabwo ubona abantu batuje, bariho barakora ibintu bikomeye, ubona buri munsi umunsi ku wundi, ukavuga ngo ese amaherezo none hazaba yahe. Gusa ikigaragara ni uko payi ari amafaranga azajya ku isoko yarubakiwe umusingi ukomeye, yarubakiwe ikintu gikomeye kizatuma uyifite nanone ashobora kwisanga ayikoresha mu buryo bumwungukira, mu buryo bumuteza imbere, mu buryo buzamura imibereho ye, ugereranije n'uko bazitanze mu bantu bakeya. Uyu munsi iyo tuvuga payi ifitwe n'abantu bakeya, maherezo na babandi bake bayihawe barayitanze cyangwa se barayifashe bayishyira kuri ariya masoko ndetse no ku giciro gitoya. Ariko umunsi waba umwe gusa aho dushobora gusanga bimwe twita ngo payi iri ku giciro gitoya itagihari. Ibyo ni amateka ajya abaho kandi abaho ku bintu byose. Ngira ngo uhereye no ku yandi makoini, wajya kuri Bitcoin, wajya kuri Ethereum, zose ushobora gusanga hari ibihe bibi zagize zigitangira, ariko nyuma zikaza kuzagira ibihe byiza. Coin yose nk'uko twabivuze tugitangira izamurwa cyangwa ihabwa agaciro n'icyo twavuga ngo ni usability and utilities. Ibyo ubwabyo nibyo bituma ishobora kugira agaciro. Ikindi ni uko coin bayiremera icyo bita scarcity, ni ukuvuga ngo bwa buryo abantu bose bashobora kuyikenera ariko noneho kuyibona bitoroshye. Ngira ngo bari babigerageje kwanikora, rero batanga uburyo coin abantu bazifite bagenda babona nkeya, ariko nanone izo bantu bafite bamwe na bamwe nyine mwabonye ko bahise nazo bazirekura bakazikuraho. Ariko twavuga ngo uwihanganye wese hari igihe bizagera ku musozo mwiza, bizagera aho biryoshye bitakiri mu ibibazo. Icyo twavuga gusa ni uko amakuru arahari agaragaza akazi kagenda gakorwa, ibintu byinshi bigenda byitegurwa bishingiye kuri uyu mushinga wa Pi Network. Nanone kandi tukavuga ngo ba nyir'ubwite bagiye bagaragaza ibikorwa byinshi, bagaragaza amaplan menshi atandukanye. Twavuga ngo se wenda kuba bitararangira ni uko bafatiye ibintu byinshi cyarimwe, nabyo abantu babyibaza. Ariko nanone uko bagenda bafata ibintu byinshi, uko bategura imishinga myinshi, ni nazo mbaraga bategurira uyu mushinga wa Pi. Ndetse nubwo tugenda tubona ko ibihugu ntabwo byose nyine biri kuri level imwe mu myumvire yo kuri uyu mushinga wa Pi, ariko nanone
uko iminsi ishira cyangwa twavuga ngo uyu mwaka wenda wa 2025 nurangira, uwa 2026 uzaba urimo izindi mpinduka nshyashya kandi zikomeye, cyane cyane ko tubona aho bigenda bihurirana na polisi nyinshi z'ibihugu bitandukanye, aho bigenda bitekereza n'ubundi nabyo kuva mu mafaranga ya fiat money bikoresha amafaranga ya CBDC cyangwa se digital currency. Ibyo byose rero tukabona ko muri cya cyerekezo iyo ugiye kureba icyo bita UN agenda ya 2030 usanga nyine harimo ibintu byinshi biteganya ko isi yakabaye izabikoresha amafaranga y'ikoranabuhanga gusa. Rero urumva ibyo biba biri mu miteguro igaragaza ko yaba ari aya makoini atandukanye agenda avugwa, birashoboka cyane ko uko abantu bagenda babisobanukirwa babimenya, ejo n'ejo bundi nyine bizaba isi izisanga ishobora kuyakenera cyangwa no kuyakoresha ahantu hose. Ibyo rero bikaba umusingi mwiza ku bantu barushaho kugenda nyine bamenya cyangwa se bimenyereza iri koranabuhanga. Dukomejeho n'andi makuru atandukanye, murabona ko uyu munsi wa none dufite amakuru muri dashboard zacu za telefone. Dufite amakuru agaragaza yuko hari Pinode Linux version. Ahangaha ngira ngo iyo tugenda dukurikirana amakuru buri gihe, murabizi ko Dr Nicolas n'ubundi aherutse kuba asobanura ko hari uburyo bwa Node Linux. Murabizi ko bwari uburyo burenze bumwe, amwe batubwiraga ko ushobora kuzajya ukoresha na amanode ya Pi ukoresheje imashini isanzwe, amalaptop, ndetse banagaragaza ko ubu buryo bw'amanode babwongereye uburyo abantu bashobora kubugeraho ari benshi. Ibyo nabyo byaravuzwe cyane, ngira ngo murabizi. Ariko ahangaha mu makuru rusange baduhaye, urumva iyi ni porogaramu nshya nayo babubatse kandi baba bashatse kuronshinga. Murabizi kuri uyu mushinga wa Pi Network kuva kera, iyo barangije nk'agaporogaramu, iyo bagize step bagezeho, bagenda bagerageza kuyisobanurira abantu kugira ngo barusheho nayo kuyimenya, cyangwa se bayishyira muri kodi z'ibyo baba bagomba gusobanurira community. Ni kimwe mu bintu batumenyereje kuva kera, intambwe yose bateye barayisobanura. Aha rero niho bihurira no kuvuga ngo uyu mushinga twamenye wa Pi Network uracyafite akazi kanini karemereye, ariko kose k'ingirakamaro kandi gakenewe. Kuko tujye twibuka ko aba bayobozi b'umushinga wa Pi Network ni aba engineer, ni aba doctor, ni abantu twaba ngo bari excellent mu kazi k'ibyo bakora. Uyu munsi twebwe wenda hari igihe tuvuga ngo baradutindiye, baturambiye kuba twabona amafaranga ya Pi twayarya uko twumva twayatekerezaga, ariko bo mu by'ukuri ibyo baba batekereza kandi bari kubaka biba bifite agaciro karemereye kuruta twebwe ibyo turi gutekereza, ariko nanone bikaba binasevinga mu nyungu zacu twese. Yes, ibi rero byose bayigarutseho, ariko cyane cyane mu ngingo nyamukuru dushaka kugarukamo mu byo bavuze, bagaragaje cyane ikigaragara nk'imbogamizi y'abantu benshi batarabona KYC. Murabizi ko uyu munsi KYC ni ikintu gihangayikishije umuntu wese wumva yaramenye uyu mushinga wa Pi Network, ndetse akaba amaze n'igihe kinini cyane atarayibona. Murabizi ko kubona KYC icyo bisobanuye namwe biba bisobanuye cash. Iyo ufite KYC ndetse waranabonye ziriya Pi zarageze kuri wallet yawe, biba bisobanuye nyine kubitsa amafaranga. Ni hahandi bamwe na bamwe uyu munsi wajyaga kumva n'umuntu arakubwira ati mbuza ya essence, ukumva wenda imodoka ye kugira ngo ayinyweshe essence nuko abikuza kuri Pi ziwe ziri quelque part, ugasanga nyine icyo gihe Pi ziwe yazifashe nk'amafaranga ashobora kumudepana cyangwa se kuri gihe cyamusayidira nyine mu bibazo bye. So rero abantu benshi kuba batarabona KYC icyo cyababereye imbogamizi, kibabera urucantege. Ariko nanone twavuga ngo icyiza gihari nuko ibijyanye n'ibyo bikorwa byose bya KYC byo kubona migration
umushinga wa payi ubwawo urabizirikana kandi uranabizi. Twibukiranye ko uyu munsi porosantaje nini y'abantu bamenye uyu mushinga ndetse banamayininze ni abatarabona KYC, ndetse n'ikindi gice kinini ni icy'abatarabona migration. Ugiye gushyira nko kwijanisha wasanga nk'abantu babonye KYC bakabona na payi zabo mu buryo bwiza bwizewe batarenga nka 20% n'ubundi y'abandi bantu bose bategerejwe kuba babona payi mu buryo bize bategereje cyangwa se bateganya. So ibyo rero byumvikanisha ko kuba timu ya payi ifite akazi kanini, ifite inshingano nini, ari naho muri aya makuru tubona rero impamvu bavuga ko bari kuririzinga ikibise P-Node Linux version ni uburyo bushya bushaka kuzajya bwongera bubafasha cyane mu gutanga ama KYC. Donc barashaka kureba inzira yose yavamo igisubizo kirekurira abantu KYC, ndetse abantu bakabona KYC ku buryo buri hejuru cyane. Murabizi ko n'ubundi kuba payi uyu munsi yavangugiye ku isoko mu buryo bwa Grand Mainnet ubwabyo byakabaye kuba bisaba ko n'abantu bose nyine bazifite baziyumvamo. Ko uyu munsi hari imwe mu mishinga yanagaragajwe muri uyu mushinga wa Pi Network, ariko uyu munsi abantu bashobora kuburaho access, bashobora kuburaho amahirwe bitewe n'impamvu z'uko batarabona KYC. KYC ubwayo ishobora kuba inzitizi ku bantu bamwe, donc ku mishinga imwe n'imwe abantu bakagombye kuba bakora bishingiye ku babonye KYC. So rero ahangaha mu makuru nyirizina tubona cyangwa se tubona bagaragaje nuko bifuza kubona igisubizo gituma abantu benshi batarabona KYC haboneka igisubizo, ndetse na migration zikaboneka ku rwego ruri hejuru. So rero aha rero harimo icyo bita testnet ya kabiri. Ni ukuvuga ngo murabizi ko twari tumenyereye ko hariya muri app zacu tugiramo testnet ya mbere. Aha rero bari guteganya kugiramo n'indi testnet ya kabiri, ari nayo igomba kugenda ifasha abantu nyine kwa upgradinga amakuru. Donc ibijyanye na migration byose n'ibijyanye na KYC byose biteganyirizwa ko muri iyi systeme nshya bashaka kuririzinga ya P-Node Linux ariyo izihutisha cyane uburyo bw'ama KYC, ndetse bikagira iyi avantage cyane ku bantu bari batarazibona. Icyo ni ikintu gikomeye rero, ntekereza ko nacyo cyaba ari kimwe mu nkuru nziza ku bantu b'abapayoniya uyu munsi bicara bakavuga bati ese twebwe twaramayininze nk'abandi, ese twebwe baratwibagiwe, ese twebwe nta gaciro dufite muri uyu mushinga. Urumva kumara igihe kinini umayininga ariko utarabona payi zawe, utarabona KYC, yewe n'iyo migration n'uwakoze KYC nawe atarayibona, urumva byose ni ibibazo. So rero icyumvikana cyo uku kwezi tukwitegemo impinduka nyinshi n'andi makuru menshi, kuko uku kwezi kwa 9 hari byinshi byagiye bitangazwa, yaba ibigo bikomeye, yaba amakampani ari committed muri uyu mushinga wa Pi Network, ndetse yiteguye ko ari kubaka ibikorwa byabo bishingiye kuri iyi Pi Network. Harimo byinshi byagiye bitekereza ko mu kwezi kwa 9 nyine bizagaragaza byinshi mu bikorwa byabo. Yesa rero muri update nyine ya Dr. Nicolas bagaragaje ko mu byumweru byibuze 2 bibanza, urumva nuko twateganya ko ari muri ibi byumweru 2 bigera nko mu matariki 15 iyi system izaba yamaze kuboneka, kandi noneho ikaba ari system izaba igiye gufasha abantu kubona KYC, icyo bise KYC authority. Nukuba yes, birumvikana rero ni igihe cyiza twavuga nanone ku bantu b'abapayoniya bari batarabona KYC. Twavuga ngo aya nayo ni amakuru meza babongeye duhumuriza, cyane cyane kurumva hari abantu bafite rwose payi zabo nyinshi ariko banategereje KYC bayibuze, ndetse n'ababonye migration bayibuze. Hari n'abajya batekereza ati kuba payi zabo zitaba migre nuko haba harimo ibintu bya tentative, kandi tentative nibyo kuko hari aho bayivuga, hari nabo bayisobanura, ariko ntabwo ariyo mpamvu nyirizina. Ni ukuvuga ngo polisi yatumye bahagaritse migration irazwi, nitewe nuko abantu benshi
bari bifuje gukomeza gucuruza payi, gutuma payi ziba speculated cyane rero, kandi zikaba speculated mu rwego rutazihesha agaciro. Aho rero birumvikana ko bagombaga kugira ingamba baba bafashe mu rwego rwo kugabanya icyo kintu. So rero payi nimara kubakirwa, ibi byose bigafungukira ku murongo, yaba ari ibigo bikeneye nyine izi payi, yaba ari ibigo abasupplier bazaba bakeneye gukoresha payi. Urumva ikintu cyose kigira agaciro iyo hari aho ugihawe nawe ari bugikoreshe, ni ukuvuga ngo nibwo usanga cyagize agaciro. Uyu munsi payi kugira ngo ifunguke ikore, ni uko hari ibihugu bimwe, ni uko hari amakampani, ni uko hari aho iri bugaragare ko bayikeneye kuyikoresha kuruta abandi, ndetse bakanayihahisha bakanayishyira mu bikorwa, cyangwa se na politike zabo zikayemeza. So ibyo bwabyo nibyo biza guha ijambo na ba bandi bazifite, na ba bandi bataratekereza ngo se twebwe tuba tuzifite tuzazikoresha gute. Ibyo ubwabyo nibyo bizahita bifungura uwo muyoboro. Uyu munsi niba twarabonye igihugu nka Vietnam kiyemeza ko mu kwezi kwa mbere 2026 gishobora gukoresha payi, ibyo ni ibintu wenda abantu nyine baba bavuga bati tuzabibara, nabyo twabibonye, ariko dukurikije amakuru twabonye yanditse ndetse ari mu rurimi rwo mu Vietnam, twanahawe na bamwe mu bayahagarariye GCV movement ya Vietnam baduhamiriza ko ibihugu byabo byabyemeje. Ubwo twavuga ngo nibiramuka bigezweho koko nk'uko byavuzwe, icyo ubwacyo cyazaba ari intambwe ifungurira n'ahandi henshi n'abapaniya benshi kumva ko bafite payi zifite agaciro. Uyu munsi ntago payi uzatekereza ko ifite agaciro nta kintu urabona yaguze kiremereye, ntacyo urabona iguhesheje kiremereye, kuko uyu munsi kuvuga ngo payi wayihahisha imboga, dodo n'umuceri ni ibisanzwe, abantu babyumva nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi uzayibona we azaba afite iyihe nyungu? Nicyo rero tuvuga ngo ya scarcity iboneka kubera hari ikintu cyamaze, kubera ko hari uwagize inyota yo kuvuga ngo se jyewe ndabona payi gute ko arizo ziri gukora ikintu n'iki, ko payi zishobora kuba zantumiriza imodoka mu Bushinwa, zantumiriza imodoka Dubai, ese ndazibona gute, ndazikoresha gute, ndazigeraho gute? Ibyo rero nibyo ubwabyo abantu baba bategereje ngo nibabona amahirwe yaho payi zitangiye gukoreshwa bahite bumva ka agaciro k'izo bafite. Uyu munsi ndakurahiye hari na benshi bazifite ariko batakibuka naho ziba, ariko nanone twavuga ngo nta mpamvu ihari n'imwe yo gusubira inyuma, yo gucika intege, kuko jyewe nanjye ubwanjye sindigera rwose ndeka kumayininga. Uyu munsi ndacyamayininga nk'uko nabikoraga, kandi rwose ndabikomeje, kuko igihe cyose ntekereza ko payi bagiye batanga hari umunsi zizaba zarahagaze zitagitangwa, hari umunsi zizageraho birangire. So ikindi, coin zose murabizi ko zijya zikorerwa icyo bita banning. Uyu munsi hari igihe tuzasanga payi zakozwe n'izihari n'iziri mu nzira bazikoreye ku banning. Ese niba zibaninga wowe uzaba usigaranye iki? Uzaba usigaranye izihe zagufasha mu rugendo? Niyo mpamvu rero niba waragize amahirwe ukaba hari izo ufite, ukwiye kuzigumana no kuzibika neza paka utegereje ibikorwa bindi biriho byubakwa. Amakuru rero yandi twababwira, ngira ngo urwego rwa GCV movement, ngira ngo ku isi mujya mubona hari ibikorwa byinshi ruba rurimo rutegura. Bamwe bakavuga ati se rwatugejeje kuki, rutumariye iki? Ariko rwarateguye, wenda gereka mbabwire nk'umuntu ukurikirana amakuru yabyo, rwarateguye ndetse n'ubu ruracyategura ibikorwa binini cyane kandi biri ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo mbonereho no gushimira ubuyobozi bwarwo rukuru ku rwanjye ruhande ruherutse kuba rungirira icyizere, rukanyinjiza no mu rwego rw'icyo bita GCV Committee, GCV Global Committee. ni urwego noneho rwo ruba rurenze GCV Core Team, ko GCV Core Team nyine ibirimo abantu rusange ndetse b'abayobozi n'ibyo, ariko noneho urwego rwa GCV Global Committee rwo ni urwego ni urwego rugize inama njyanama, ni narwo rugomba kuba rwiga ibintu byinshi by'ibyemezo bifatwa ku rwego rwa GCV ku rwego rw'isi. Rero ndashimira Imana ndetse nkanashimira namwe mujya mudusengera mudusabira umugisha ko nanjye nahawe iyo favor
nka bumwe muri abo bantu. Ni urwego rurimo abantu bageze ku 10. ngira ngo rero ubwo ndi mu abo bantu bagize ayo mahirwe nanjye, ariko nanjye nagiyemo hari uwo nsimbuye kuko harimo undi muyobozi ndumva yari uwo muri Palestine wabaye utagikomeje muri izo nshingano. ubwo rero baba ari igihe bamusimbuza, birumvikana ni amahirwe yandi yabonetse. kandi tubibutse ko umugisha tuwukesha mwebwe, dushimira mwebwe mwatumye tugenda dukorana, ndetse amakuru tubaha mukayaha agaciro, natwe bikadutera confidence zo gukora cyane. buriya hari abatazi inshingano tugira n'akazi dukora, ariko dukora akazi kenshi. buriya hari ibyo turara dukora, hari ibyo biba ngombwa ko n'umunsi wose tuwusipendinga turi kubikora, yaba ibijyanye n'amaraporo tuba dusabwa. ibyo byose rero turabikora ku rwego rwa Afurika. hanyuma rero tukavuga ngo ayo makuru yose ahari, igikuru kiyarimo ni uko ari amakuru aduteganyiriza ibyiza, ni amakuru adutegurira ejo heza. ngira ngo uyu munsi twavuga ngo hari urwego bashyizeho rwitwa Global Alliance, ari narwo rushinzwe gukomeza gutegura amasoko. ni ukuvuga ngo harimo ihuriro riteguye amasoko azaba akorana na Pi Network ku rwego mpuzamahanga. ibi byose rero byarateguwe, kandi tugenda tubona ko mu gihe tugenda dutekereza ko twegereza igihe kizabaho kigatuma Grand Open Mainnet iba, bizadufasha kumenya amasoko azaba hari. nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo uyu munsi watekereza ko ufite agaciro utarabona aho yakoreshejwe n'aho yahahishijwe, ndetse ibintu biremereye. ikindi nubwo ku giciro mugenda mubona kuri ariya masoko kiba kiri hasi, ariko nka OKX muherutse nk'ubu OKX yo amatangazo igenda itanga iyo uri muri Pi, igenda ikubwira yuko itegereje igihe kizabaho cyitwa Open Mainnet. so ubwumva n'ibitangazo nk'iryo ubwaryo rinyura mu isoko, nuko baba bibutsa abantu ko izo Pi bari kureba igihe cyazo cy'isoko ryazo rikomeye riri imbere ritaragera. ni ukuvuga ngo rero ayo yose aba ari amakuru agenda ategura yuko umunsi umwe gusa ibintu bizahinduka, bigahindura isura. ibyo byose rero ni amakuru tuba tugomba gukomeza kwitegura. ikindi cya kabiri twavuga hano ni uko icyo bita Olam Up Money, murayizi, twayivuzeho kenshi, ifite uburambe, ikomoka mu gihugu cya Australia, ifite uburambe bwo gukorana n'ibigo by'amabanki, ndetse ikanakorana n'amafaranga yo mu ikoranabuhanga, digital currency. iyi ngiyi rero murabizi ko imaze igihe kitari gito nayo imaze kwikomentinga kuba umufatanyabikorwa muri Pi. murabizi ko kugeza uyu munsi amaze kuboneka ama exchange ari internet akora nk'amabanki arenga 5, harimo n'iyi rero yitwa Olam Up Money. iyi ngiyi ikaba ifite ibihugu birenga 140 ikorana nabyo ku rwego rw'amafaranga y'ikoranabuhanga mu kugira currency exchange. so ibyo rero birimo kubakwa no kunozwa, ariko bo ubwabo by'umwihariko bitangiye itangazo ejo bundi rivuga ngo excited for the first week of September we define it early. ngira ngo ahangaha rero ubwabo bariho bigaragariza ko bategura amakuru meza muri iki cyumweru kiri kubanza cy'uku kwezi kwa 9. ubwo n'ubundi twaragitangiye tukirimo, ariko bo ubwabo nibo baba bayazi, cyangwa se ubwo naba ari amakuru rusange tuzayamenya nayo. icyo twamenya gusa kigomba kudukomeza nuko uyu mushinga ufitiwe ibikorwa byinshi biwurimo, biwubakirwamo, ndetse kandi rimwe na rimwe iyo umuntu atekereza ko byatinze bitaragera ku ntego, uba ubifata nk'ibintu nyine byoroshye, ariko kuri bo ntabwo byoroshye, cyane cyane ko ibigomba kubakwa byose ni byinshi kandi bifite inzego nyinshi bigomba kugendana nazo. rero navuga ngo bamenye umushinga wa Pi, intego ni ya yindi twese duhuriyeho, ni ugukomeza kwihangana, kuko utihanganye we nta nubwo ashobora kugera ku cyo ashaka kugeraho.
kwihangana rero n'itsinzi ni urufunguzo ruzagenda rudufungurira ibindi byinshi cyane. Naho ubundi amakuru yo murabizi ko aba hari menshi, ariko nyine umwanya wo kuyahuza kugira ngo twongere tuyaganireho nawo butoroshye. Ariko nanone ngira ngo ni amakuru tuzakomeza kubona ashingiye ku yandi masoko amaze kuvuka. Murabizi ko hari n'ibindi byinshi bigenda bivugwa, ariko cyane cyane tuzakomeza tuba fokasi kuri uyu mushinga wacu wa Pi Network, aho tubabwira ngo umuntu wese wayimenye aracyafite amahirwe y'ejo hazaza. Kuba ufite Pi, zibike, uzikomeze kandi witwararike kuri zo. Twabwiye abantu benshi ko uyu munsi iyo wibwe Pi nta muvugizi uhari wakuvugira, nta buryo buhari buzigarura. Ni ukuvuga ngo in once time gusa kugenda ugashiduka uzitakaje. Icyo gihe iyo kikubayeho uba utakaje ibintu byinshi. Uba utakaje Pi zawe, uba utakaje igihe cyawe, uba utakaje wallet iri secure, kuko uyu munsi kugira ngo ugire umutekano uhagije mu byawe ni uko ugira iriya wallet wihariye, ari nayo ushobora gukoreraho byose, guhahiraho, kwishyuriraho na cyane nayo kuyishyurirwa. Urumva rero uyikeresheje uzaba ukeresheje ibintu byinshi, uzaba ukeresheje ubuzima bwawe, ariko si cyo tubifuriza. Mube maso rero.